so pasiteri yari ari mu ba cadres senior cadres b'abasivili. Uko kuva mu Rwanda no kujya kwihuza n'abo bari bari mu mahanga, hari ibibazo yari yagiranye n'ubutegetsi bwari buriho? Yego yari afitanye ibibazo n'ubutegetsi buriho, arahunga mu gihe cya ba Mayuya, urupfu rwa Mayuya warasiwe Colonel Mayuya warasiwe i Kanombe kuri bariyeri. Icyo gihe cyo Habyarimana yikangaga kudeta, nicyo gihe Bizimungu yahunze, nicyo gihe bafashe abantu bamwe bakabajyana, babandi ba RPF yafunguye bari Musanze, Ruhengeri, barimo Barizinde, barimo ba Muvunanyambo, barimo so Pasiteri Bizimungu was the right guy w'icyo gihe, kuko he was a politician, yari asanzwe azi ibintu bijyanye n'ubutegetsi, yari azi u Rwanda arumenyereye, azi n'Abanyarwanda, kuko RPF was a movement itagendera ku bwoko. Debate yari hari icyo gihe yari izina Bizimungu, ariko riri n'ayandi mazina ushobora gutoranywamo kuba perezida. Bari abantu batatu, hari actually pasiteri ntabwo yavugwaga cyane, hari umugabo witwaga Mazimaka, Late Mazimaka abaye n'umujyanama wa Bizimungu, hari abantu nka Babihozagara, hari abantu nka ba Tito bari bazwi, hari harimwe na Kagame. Ariyo Igifaransa, how do you call verb to be? Être. Verbe être, iyo niyo yari ikenewe cyane 94. Byafominze ikintu cyitwa arire cyari kiyobowe na General Rwarakabije, bagaba ibitero mbacengezi. At the same time we had the front to overthrow ubutegetsi bwari bubashyigikiye bwa Mobutu. Hano Rwarakabije n'abaninja n'abandi baki bariho barakameza hano. By the way, abacengezi bari bagiri hafi kugera i Kigali, hano Rushorongi, izashorongi hano. So izo ni ingorane ubutegetsi bwa Bizimungu bwari bufite. Ikindi, harimo abaturage bari mu Rwanda batemera yuko bategekwa na FPR, batarabyemera. Babonaga n'ifoto ya Bizimungu bakavuga bati ni Habyarimana wananutse, bataremera yuko na Habyarimana yapfuye. Bizimungu was dealing with a lot of pressure. Harimo n'abantu bamwe ni abavugizi b'Abatutsi, abandi ni abavugizi b'Abahutu. Ethnical sentiments zikiri high. Urabyibuka ba Sendashonga ba Bizimungu ni gutyo baje bakisaga mu kintu cyo gupiga FPR, ngo urica Abahutu mu ntambara ya Ruhengeri na Gisenyi. Urebye ibihe bya wari prime minister icyo gihe ni Rukokoma, Twagiramungu Faustin areguye. Uwari perezida w'inteko ishinga amategeko yari Sebarenzi areguye. Uwari perezida ni Bizimungu areguye. Icyo kintu cyangaragaje ko inkotanyi zikomeye, ubuzima mu gihugu bukomeza nk'ibyari bisanzwe. Ndibuka icyo gihe n'abadepite barwaraga mu nteko. Ndibuka igihe ndumva ari Roza Kabuye na Mukankomeje barwanira mu nteko. Yego, murakoze cyane. Ni Mugabe Bob, nanone Mugabe Robert, tugushimiye cyane uruhare ugira guteza imbere One Nation Radio. Murakoze. One Nation Radio ni radio ya diaspora nyarwanda, ijwi rya diaspora. Turi hano kuri Don Bosco mu Gatenga, ahantu heza cyane, hoteli nziza cyane ifite na view, hari nature rwose, hari n'umwuka wumva. Hari mu byumba byabo, ndaza kubikwereka bimwe tuva hariho icyumba kiri stand alone. Ibyo bintu mbizi mu Busuwisi, uburyo icyumba cyawe kiba kidahuye n'ibindi byumba, ari akazu konyine kenda kumera nka kontineri, ariko si kontineri, ko kubatse
uraza ugafata it's like home. Ku mafaranga make. Urakoze cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitandukanye. Iki gihugu turimo cy'u Rwanda cyabaye mu buyobozi butandukanye, kuva ku buyobozi bw'umwami buza guhinduka muri za mirongo Mvuga itanu. ubutegetsi, ubuyobozi ntabwo buba muri politiki. Ubutegetsi bwa cyami buza guhinduka muri za 59, hajyaho repubulika tuzi ya mbere n'iya kabiri kuva kwa Mbonyumutwa kugeza kuri Basindi ku bwabo. Kuri ubu ngubu hari guverinoma yagiyeho y'ubumwe bw'abanyarwanda muri 94 mu kwezi kwa karindwi, nyuma y'uko igihugu cyari kimaze kubohorwa. Mu matariki 19 hatangira uburyo bushya bwo kuyobora u Rwanda, ari narwo turimo ubu ngubu. Umuyobozi wa mbere, umutegetsi wa mbere w'u Rwanda yabaye Bizimungu Pasiteri. Reka tuganire kuri Pasiteri Bizimungu mbere gato y'uko iyo tariki ya 19 igera, leta y'ubumwe ngijyeho. Muri ya struggle yo gushinga kwa RPF, Bizimungu izina rizamo ryari? Izina rya Bizimungu ryatangiye urebye struggle itangiye, kuko nibwo ngera ngo yari avuye Kenya. Bamutumijeho bari mu nama za RPF zaberaga Uganda nyinshi. He has been among the cadres, senior cadres, abakadire bakomeye ba FPR n'abanyapolitike. Yanagaragaye cyane mu gihe cy'imishyikirano, niwe akenshi wabaga wirimo na Kanyarengwe, yewe na Perezida Paul Kagame n'abandi bari barimo ba Mazimaka, babihozagara. Icyo gihe RPF yari ifite abakadire bakomeye baba intellectual bize. By the way, FPR icyo gihe in 1993, 92, from 90 to 94, FPR yaje kuba ranked one of the rebel group ifite ya mbere, ifite the most elites bakomeye baba intellectual. Niyo yabaye rebel movement yuzisha aba intellectual benshi cyane mu bakadire bize bakomeye, bagenze isi, bazi diplomasi iri ku rwego rwo hejuru. Bavugaga, bari bashyiraga ibintu ku murongo. Icyo gihe Pasiteri Bizimungu was among the cloth mu bagena ibyemezo bikurikirwa na RPF Inkotanyi, barimo Muzeyi Tito Rutaremara, yari umuntu ukomeye cyane. Barimo Bandera, bari abantu benshi, baze no Mutimura, abantu bamwe nubwo yari umusirikare ariko nawe yari muri political military cadre. Rudasingwa buriya ari mu bantu batangiranye na RANU Nairobi. RANU yo kwa Mzee Jomo Kenyatta. RANU niyo yabanje iza kuvukamo RPF. RANU se si yo muri Kenya? Reka Yego. Ni Rwanda Alliance menya for national something niyo kwemara RPF. Ubwo nari kuko wavuzemo Kenya naratanze confusion. Urumva ibitekerezo bya RANU yatangiriye muri restaurant somewhere in Kenya, irimo abakada barimo, urumva na Protemuson ashobora kuba Zeno yarayirimo, na Leti Ezira Mpyisi yarayizi. Abantu barimo ba Gerard Mpyisi was among the cadres ba mbere, yewe n'abaye na RPF. Mu nama y'i Kampala yari iyobowe na Leti Fred Rwigema. Yagiye izana abantu b'impande zose kugira ngo muri iyo RPF yagiye ikurura abantu b'impande zose. Abantu nka Pasiteri Bizimungu wa Yamang at the radar wagombaga kuzana, kuko yari azi u Rwanda, yari yarakoreye mu Rwanda, yavuye mu Rwanda ayobora was it Electrogas something like that. Yego, yarabaye no munuza abantu bakomeye. Kanyarengwe the same. Abantu
abantu bakomeye Mm. bamwe b'abasirikare abandi b'abasivili. So pasiteri yari ari mu ba kadazi, senior kadazi b'abasivili. Uko kuva mu Rwanda no kujya kwihuza n'abo bari bari mu mahanga, hari ibibazo yari yagiranye n'ubutegetsi bwari buriho? Yego yari afitanye ibibazo n'ubutegetsi buriho, ariko ibibazo bye byinshi sinshaka kubijyamo by'icyo gihe kuko simbimetiriza neza, ariko yari yaragiranye ikibazo n'ubutegetsi arahunga mu gihe cya ba Mayuya, urupfu rwa Mayuya, warasiwe Koloneli Mayuya warasiwe i Kanombe kuri bariyeri, yarashwe ngira ngo n'umukaporali cyangwa umuserisha. Icyo gihe cyo Habyarimana yikangaga kudeta, nicyo gihe Bizimungu yahunze, nicyo gihe bafashe abantu bamwe bakabajyana, ba bandi ba RPF yafunguye bari Musanze, Ruhengeri, barimo Barizinde, barimo ba Mavunanyambo, barimo abantu ba Sendashongagira, ngo bari abantu benshi, bamwe bemera kujya muri RPF, abandi harimo ababyanze banga kujya mu ishyaka iryo ari ryo ryose. Hanyuma fast forward muri 1994, jenoside yakorerwaga Abatutsi irahagaze, leta y'ubumwe irashinzwe, perezida abaye Bizimungu. Kubera iki perezida Bizimungu ariwe wabaye pasiteri, kandi two tumaze imyaka 4 dukurikirana urugamba? Ariwe wabaye perezida, twari tumaze imyaka 4 dukurikirana urugamba rwo kubohora igihugu rwari ruyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika. Abandi baravugaga bati igihugu nikibohorwa cyangwa kigafatwa, ubutegetsi bugakurwaho, perezida Kagame niwe uri bube perezida. Bamwe niko babyiyumvagamo, ariko twari dufite abanyapolitike bakaraze, kubera ko RPF nubwo yari imwe, ariko yari ifite 2 wings, yari ifite ibice bibiri, yari ifite a military wing, ifite na political wing. Political wing niyo yayoboraga military wing, so byari bigoye gufata umusirikare at that time akora uzana mu bintu bya politike. Nubwo Kagame, Perezida Paul Kagame icyo gihe he was a major, ariko mishyikirano azakuzamurirwa ipeti aba general major. Ubwo twiteguraga kuvanga ingabo, hagiyeho n'umwanya vice perezida n'iki, ariko hamwe n'ibyo twari habaye ikibazo kitari giteganyijwe. Buriya mu migambi ya RPF no kuza muri iki gihugu, ntabwo twari tuzi ko jenoside izaba, ntabwo twari tuzi ko hazabaho ko Habyarimana azapfa, ntabwo twari tuzi yuko hazabaho leta y'abatabazi, ntabwo twari tuzi ko leta y'abatabazi izakora jenoside, ntawe wari ubizi. Ibyo byose, izo mpinduka ni impinduka zabaye muri political wing ya RPF yo kuvuga okay, none wabayeho urugamba rwo kujya gutabara barimo gukorerwa jenoside no guhagarika jenoside. So ibyara imishyikirano ya Arusha ni ikibaye ngo habeho leta ihuriweho y'inzubacyuho, ahubwo Habyarimana arapfuye. Uribuka abantu bamwe bari barahiye Habyarimana atarahije the entire cabinet n'abadepite bamwe, hakirimo ibibazo. Ureba imishyikirano ya Arusha ifite ikibazo, ariko at the same time na Habyarimana arapfuye. Muri izo mbimbiri jenoside iratangiye. Icyo gihe byasabye RPF gukora icyo nakwita kwiyempoza. Vutse iki kibazo, tugiye gufata ubutegetsi, ubwo rero turishakamo n'umuyobozi. So Pasiteri Bizimungu was the right guy w'icyo gihe, kuko he was a politician, yari asanzwe azi ibintu bijyanye n'ubutegetsi, yari azi u Rwanda, arumenyereye, azi n'abanyarwanda. Cya kabiri, hari harimo political calculations. Ibi ndabivuga nkanjye sesenguzi nka Mugabe, ntabwo mvugira RPF. Hari harimo kubaka leta y'ubumwe, kuko RPF was a movement itagendera ku bwoko, ariko still ari movement whoever ashobora kuyibonamo. So he was the right guy. Ariko kuri icyo ngicyo buretse gato, guverinoma ya Habyarimana statement yanjye, he was the right guy
to lead nyuma ya jenoside. ubwo uraje ukomeze ni uko mu binyamakuru byandikwaga muri iyo myaka za Kangura na za RTRM bakoreshaga ijambo inyenzi ntutsi, kandi uravuga uti yari movement itagendera ku bwoko. Yego, ariko urumva kuba RPF yari movement itagendera ku bwoko ntabwo bivuga yuko ushatse kuyita runaka ari we udefining icyo RPF igenderaho. Oya, RPF ubwayo n'inyigisho zatangwaga nuko mwakoranaga n'ibintu byose, ntabwo RPF yagenderaga ku bwoko. Oya, yagenderaga ku bushobozi bw'umuntu, ariko ikubaka icyama aho buri muntu wese akibonamo. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Which made Bizimungu the right candidate. Uravuze ati ibyo byatumye Bizimungu ari umukandida wo kuba yaba perezida. Debate yari hari icyo gihe yari izina Bizimungu ariko riri n'ayandi mazina ushobora gutoranyamo kuba perezida. Bari abantu batatu. Hari actually pasiteri ntabwo yavugwaga cyane. Hari umugabo witwaga Mazimaka. Late Mazimaka abaye n'umujyanama wa Bizimungu. Hari abantu nka Babihozagara, hari abantu nka Batito bari bazwi, hari harimo na Kagame. Kubera ibintu bye byo gushyira ibintu ku murongo n'iki, bakumva ko he can be the president, kandi yari akunzwe cyane, ariko he decided strictly to remain in the military. Kavuga mw'abanyapolitike nimukomeze. Kuba muri military nuko hari hakiri ibindi bibazo by'umutekano. Of course hari ibibazo by'umutekano, ariko na RPF yagombaga go transitioninga kuva from a rebel group to a government military. Cyo ntabwo ari ibintu byoroshye. Kuva mu nyeshyamba mu gisirikare cya leta. Cyo ntabwo ari ibintu byoroshye. At the same time tukidiringa n'ibibazo by'umutekano. At the same time harimo kudisciplininga aba commanders bamwe bumva ko babohoye igihugu bitwara nk'utumana dutoya. At the same time harimo abarokotse jenoside bari aho ngaho. At the same time dufite abantu ibihumbi magana ngahe bari muri za gereza batarabona ubutabera. By the way, that was a big challenge, kubera ko ufunza abantu ntabwo inkiko zirabakatira, umwaka urashize undi uraje. That was a problem. Uburyo n'abacamanza nabo twari dufite, abacamanza bake twari dufite bari abacamanza b'abasirikare, ariko legal system nayo yarasenyutse. There was no money. Leta yari iriho icyo gihe yatsinzwe n'inkotanyi, yari leta yagiye igahungira muri Congo itwaye ibikoresho byose n'amafaranga yose. Leta yose yarahunze kuva kuri minisitiri kugeza ku mupurani. There was a lot of challenges. To me umbajije none ahangaha Bizimungu yagombaga kuza nk'uyu donc this is the right time Bizimungu yagombaga kuza. Kubera ko Bizimungu yari ubwo uravuga muri imyaka turimo 2020. Kuko Bizimungu ni umunyamategeko. Cya kabiri ni umuliberale, he is liberal. Ariko iyo myumvire ya liberalism no kuba umunyamategeko no gushaka kugendera ku itegeko, dufite igihugu cyuzuye ibyo bibazo byose. Ibyo bibazo byose byari bihari, n'ahantu na legal system idahagaze. It was a try and error. N'ibintu byose twakoraga byari gusanga bapfundika kugira ngo turebe ko tugomba gukora ibishoboka byose igihugu kikabaho, kikajya imbere. You get? Cyari ntabwo byasabaga umuntu w'umunyamategeko ushyira ibintu on order mu rwego bukurikije amategeko n'uburenganzira bwa muntu n'ibiki byose n'amahame ya demokarasi. What we wanted by then is the state, the nation to be again, to be. How do you use Igifaransa? How do you call a verb to be? Être.
verbe être iyo niyo yari ikenewe cyane 94 95 96 wumve ko guverinoma nirahiye ku itariki 10 na zingahera tariki 19 19 z'ukwezi kwa karindwi karindwi. in 95 96 95 abanyarwanda bamwe twari dufite internal displaced camps zimwe ziri Kibeho izindi ziri hakurya hariya Mugunga ariko ziri intano Ikibungo hari camp Byumba hari inkambi aha igihugu cyuzuye inkambi abantu ugomba kubahumuriza bakaba mu gihugu bagatuza. Icya kabiri kugira ngo bari hanze bashobore kuza abari za Mugunga abari hirya muri Kongo abaturage bashobore gutaha. At the same time dufite ikibazo cya FAR yavuye ku butegetsi ikaba ex-FAR igahungira muri Kongo irimo kwiri grouping ishaka kugaruka byafomize ikintu cyitwa ARIR cyari kiyobowe na General Rwarakabije bagaba ibitero mbacengeze. At the same time we had the front to overthrow ubutegetsi bwari bubashigikiye bwa Mobutu. Two fronts mu gihe kimwe urarwana na riri turarwana na riri mu gihugu ukanegera turiho turakubita Kabira dufatanyije na Uganda nuza Mobutu rero igihugu ni kinini kirasaba abasirikare benshi turacyagendera ku birenge ubushobozi ni bukeya nta bimodoka tunafite nta n'amato y'intambara ya danje yatwa Kongo murayumva buriya Kongo ni umugabane Kongo ni nini cyane mubwiye kuva i Goma kugera i Kinshasa ni nko gufata Afurika ni urugendo ruhari rwo gutraversa Afurika uyinyuze hagati. We are fighting in that huge country abantu bamwe tutazi ururimi we don't know their country twigeze tukibamo. We are fighting that huge country turiho turatukwa n'abazungu bamwe barashaka kudufatira ibihano Uganda iradufasha nayo ikazanamo ibibazo hano Rwarakabije n'abaninja n'abandi baki bariho barakameza hano. By the way abacengezi bari bagiri hafi kugera i Kigali hano Shyorongi hano izo ni ingorane ubutegetsi bwa Bizimungu bwari bufite. Ikindi harimo abaturage bari mu Rwanda batemera yuko bategekwa na FPR batarabyemera babonaga n'ifoto ya Bizimungu bakavuga bati ni Habyarimana wananutse bataremera yuko na Habyarimana yapfuye. It was a problem in fragile no muri politike nibuka mu bakada bamwe ugasanga bamwe bari baravuga bati ariko aba bantu bose bari muri gereza ubu ko bakoze jenoside bakeneye ubutabera. Uracyafite abantu bakiri mu ntoki akaza agatema undi kumugaragara. Crime rate was high. We were dealing with the refugees. We are dealing with the rebel group yitwa RIR. We are dealing with the Mobutu. We are dealing with the economic crisis. We are dealing with n'abantu ntabwo bashoboraga kwicara ngo baganire muri quartier. The entire country was at fragile state. Political fragility uyibona. So this is political fragility. Anything can happen at any time. Gusa tukizera yuko ingabo zihari zaturinda ariko mu by'ukuri ibindi byo kuvuga ngo hari ubutabera ibindi byo kuvuga ngo urumva ngo Kameme n'abantu bakuze ngo ntabwo yagutema, that was something else. Bizimungu was dealing with a lot of pressure. Harimwe n'abantu bamwe ni abavugizi b'Abatutsi abandi ni abavugizi b'Abahutu. Ethnical sentiments zikiri high. Urabyibuka ba Sendashonga ba Bizimungu ni gutyo baje bakisaga mu kintu cyo gupiga FPR. Ngo urica Abahutu mu ntambara ya Ruhengeri na Gisenyi. Ibintu biraho biri dubya. Ndakubwiye ethnical
division zari zikiri visible. muri iyo myaka Muri iyo myaka hari abatutsi barakaye bafite intwaro bagomba kwihorera, ariko duhora FPR yamufata ikamushyira ku mugaragaro, igahamagara abaturage, habaga urukiko rwa bataliyani, they shoot you, firing squad. ejo bundi retired general binjira bitanze mu rugero ntabwo ibintu bingira yavuze ntabwo ari ibintu biri far-fetched cyangwa bisaba ubuhanga kuba warize. Twese twarabibonye, ndibuka banusa bakaramira barasirwa kuri stade, ibyo nabyo byari ibintu biri controversial. bariya nabari bari kuri death penalty, nabari barahamijwe ibyaha, ibyo ngibyo byibuze dutangiye kugera agacaca. Ariko icyo gihe kubera ubwinshi bw'abantu bari muri za gereza, ntabwo biri bwo kutwemerera yuko ingengo y'imaratirisi cya kabiri cyajyaga gutunga bari muri gereza. Hariho impunzi zaturutse za Uganda, Kenya, n'abantu baturutse imihanda yose bari barabujijwe gutaha, bahungutse nabo bakeneye gutuzwa. Habayeho minisiteri yitwaga gutera, minisiteri yari iyobowe na Bihozagara, ni minisiteri yo gucyura impunzi, babahereza amahema ya blue nabo babagaburira pate jaune. Hari impunzi urumva ikibazo cy'impunzi mu Rwanda cyari very challenging. Buriya twari dufite abanyarwanda bari internally displaced muri iyo mirwano yose bahunze, ariko bari mu makambi mu gihugu, bari mu gihugu ariko ntabwo bari iwabo. Hari abandi batari mu gihugu bari nabo mu makambi. Hari n'abantu baturutse Uganda ku bwinshi, Kenya ku bwinshi, i Burundi ku bwinshi, i Burayi ku bwinshi. Urakomeza kuba bari barahuze kuva muri za 59, barumva ko igihugu cyabo kibonetse, noneho baje. Bamwe bashoreye amatungo, abandi baziye ku bibisi, abandi baziye ku bikamyo, abandi ku mapikapu. Mbese abo nabo ukeneye kubatuza, nurabona aho batuza ugashinga amakambi yo kubatuza. The entire country was chaos. Icyo mbaza aho ngaho ukomeza utubwira muri ibyo byose byakorwaga, ijambo uwari perezida bigiragamo ni irihe? Ese byajyaga ku mutwe we cyangwa byajyaga ku mutwe we, ariko n'icyamba kibirimo, rimwe n'icyamba kikabishwaniramo. Ndakubwiye, hari urumva, hari sinzi impamvu mbikubwira n'ubyo, hari economic crisis, hari refugees crisis, hari abafunzi, hari abashaka kwihorera, hari abaturage bamwe bakiri mu byaro baze guhunga, ariko bakomeza crime rate iri hejuru, bamwe bagitema abantu. Hari imbuga zaryaga intumbi zikiri mu ntoki, zirimo izo ntoki zirimo amasaka. Hari n'interahamwe zitaramenya ko igihugu cyafashwe. Hari leta ya FPR irimo abahutu n'abatutsi, ariko haracyarimo na settlements, ethnical settlements ziracyari hayi. Hari abatutsi biciwe bashaka guhora ariko babibujijwe. Hari abahutu nabo bafiriga yuko kuba bene wabo bakiri muri gereza ku bwinshi, n'abacengezi bakirwana, akavuga batari ko hariya mwisha abaturage. N'ikirere gikomeye n'abanyarwanda batavugana. Ndibuka inshuro ya mbere Rakeduba akora inuza konseri muri 2000, yararirimbye stade Nyamirambo, nta muntu n'umwe wigeze ahaguruka, nta n'uwakomaga mu mashyi. 2000 ubwo nabyo bifite ubutumwa bitanga. Ntabwo uri bwo kumva ibyo nkubwira. Abaturage bafite ibikomere, abaturage bafite barakaye, hari ibibazo by'ubukungu, dufitanye ibibazo na za Human Rights Watch, bamwe baduhereza raporo ngo dufuza abantu badacirwa imanza. Dufitanye ibibazo na Amnesty International, embassy zimwe zirashaka kudufasha, ariko amafaranga bakayanyuza, ntibayaduhe direct mu ngengo y'imari, bakayanyuza mu ma NGO yirirwa yirukanka, za helicopter ziri aho ngaho baraniga amakambi y'impunzi, and they want the situation to remain that way.
ariko bakubarira amafaranga. Nibuka mu Rwanda hari umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri u Rwanda rushobora kwinjiza amabati yasakara amazu yose yo muri Kongo, ariko abantu bamwe bakayaryamira abandi bakayagurisha. Mbese it was a problem. cyari hari ikibazo gikomeye Bizimungu kuri jyewe ndamushimira, yakoze ibyo ashoboye. uramushimira. Bizimungu yayoboye kuva muri 1994 kugeza mu 2000. Tugende tugana ku maherezo y'ubutegetsi bwe, mbere y'uko avaho hakajyaho gahunda yo gutegura amatora, hakajyaho ubuyobozi bw'inzibacyuho. Ni ayahe makosa yaranze ubutegetsi bwa Bizimungu, cyangwa n'ibiki byabareka ndetse no kubyita amakosa byatumye ubutegetsi bwa Bizimungu burangira? Ntekereza yuko ikibazo cya Bizimungu cyaturutse ni internal disagreements na intrigues zo muri RPF Inkotanyi. Yageze ahanganirwa gukorana nabo. Tekereza ko ari izihe mpamvu? Kubera ko yari yaragize ikibazo. Urumva RPF kuri yari yubatse whatever icyemezo cyose wagombaga gufata, wagombaga gukora consultations. Bituma adagira ubushobozi bwo gukomeza gukora consultations na perezida, kumva yuko iryo yavuga rihagije, atangira guhangana n'inteko ishinga amategeko, agafata polisi y'inteko ishinga amategeko itibigiye, bananirwa kumvikana ikibazo. Ugasanga abakada bo muri RPF Inkotanyi bari mu nteko na leta ya Bizimungu byumvikana kugeza bamwegusha. Yego urasa nk'uwivumbuye, avuyemo atangiza ishyaka ryitwaga PDR Ubuyanja, rimwe nta kiruti nk'abarimwe ibiki. Ndibuka niba nibeshye hari ahantu hari Ecole Belge, aho ngaho hari akabiro kese ikindi kinyamakuru runaka, ni naho bateguriye constitution cyangwa statut ya PDR Ubuyanja. PDR Ubuyanja izamo ibintu byinshi. Urumva bamurega kugambanira igihugu, arafungwa. Yarazigira ko azafungwa, abanyarwanda bakigaragambya, buri wigaragambya n'umwe akajya baza ati se hanze aho ngaho ubuzima burakomeza? Buriho burakomeza. That was a crisis. Urebye ibihe bya wari prime minister icyo gihe ni Rukokoma Twagiramungu Faustin areguye. Uwari perezida w'inteko ishinga amategeko yari Sebarenzi areguye. Uwari perezida ni Bizimungu areguye. Icyo kintu cyangaragaje ko inkotanyi zikomeye, ubuzima mu gihugu bukomeza nk'ibyari bisanzwe. Ubundi crise nk'iyo ngiyo ibaye mu gihugu biba ari ikibazo gikomeye cyane. Za kudeta, imyigaragambyo, akavuye, ubwicanyi. Nurese leta ni iki? Prime Minister is gone, Speaker of Parliament is gone. Kuko icyo gihe na Sena twagiraga ni Parliament. Speaker of Parliament is gone, Perezida w'igihugu is gone. So who is left? Batatu muri batanu bakomeye mu gihugu bareguye. Bahirwe twari dufite nuko Perezida Kagame yari Minister wa Defense ari na Vice President. Ubuzima burakomeza, za kuva ari nawe urahira urategeka. Ufite FPR kumukonvinsinga yuko yanabikomeza. Ndibuka icyo gihe n'abadepite barwaraga mu nteko. Ndibuka igihe ndumva ari Roza Kabuye na Mukankomeje barwanira mu nteko. Ibintu bibahite. Icyo ni ikibazo cyari gikomeye. Ni gutyo. Hanyuma Roba urasasengura ako Bizimungu ujya mubona. Bizimungu nanjye batwahuye. Perezida Bizimungu ujya mubona waherekejwe ngira ngo n'umupolisi umwe cyangwa babiri. He lives a very quiet life. Abayeho mu buzima butuje. Icyo mbaza, gushinga ishyaka Ubuyanja ubisesengura gute nk'umusesenguzi wa politike, si ikosa tactique mu gihe uriho ku iturufa FPR? Byari ikosa rikomeye. Urumva uvuye muri FPR ariyo yagutanze umukandida ko perezida wa Repubulika, weguye ko kuva muri presidence utagije ishyaka muri ya fragility wayoboraga. Ubundi gutagiza ishyaka would be normal, ariko of course byafashwe nk'ubugambanyi.
ukurikije na legal system yari iri icyo gihe. By'ukuri urumva FPR nayo kubera kuva yafata igihugu yagiye inyura through transformation, kuko urumva mbere wabaga perezida wa repubulika ntabwo ari wabaga chairman, na perezida Kagame ajya kuba chairman yabaye chairman nko 2001 something mu nama yabereye kuri academy, ndabyibuka nari mari. Bemera yuko perezida wa repubulika aba na chairman, ariko ibyo yadiringaga na crisis y'abakada bamwe kugira ngo abasubize ku murongo, n'abasirikare bamwe b'abakoloneli ugasanga ayoboye tuvuge Umutara niwe wica agakiza, FPR ukabona ntabwo ikimufiteho controle cyangwa igisirikare. Ibyo byose nibyo byatumye anatorwa kugira ngo akomeze abe chairman wa RPF. FPR igenda no muri structure zayivugurura bimwe mu bantu bari bakomeye, kuko na chairman nawe yabaga afite iyindi komite isa nkaho imuholding accountable, igira ubona bisa nkaho byagiye bigabanuka kugeza aho imbaraga zose bazihaye chairman. Noneho umuntu abaye chairman ariko abaye na president, noneho bigenda binavugururwa na legal framework yo mu Rwanda nayo igenda ivugururwa uburyo imbaraga nyinshi ziba iza perezida wa repubulika. Usanga na parliament ifite imbaraga ziri aho ngaho, ariko imbaraga nyinshi ari iza perezida wa repubulika. Kugeza ubu aha niho tugeze. Aha ngaho niho tugeze. Hanyuma muri za 98 nibwo habaye ibiganiro byo mu Rugwiro, ari nabyo byanzuriyemo imyanzuro myinshi tukibona inari ubu ngubu, ari naho hafatiwe umwanzuro w'uko bagomba gushaka ukuntu bategura amatora mu myaka ya vuba. Ese perezida Bizimungu ushinga ubuyanja, niho nkiri kwitsa cyane, byari bivuze iki muri ayo matora yari amaze kuganirwaho kandi butegurwe mu myaka nk'ingahe iri imbere? Guhangana n'umuntu uri perezida mu matora ahagarariye irindi shyaka byari kugora FPR gutsinda amatora? Ntabwo byari kugorana, ariko that was betrayal. Wibuke ko RPF ariyo yari iri ku butegetsi. So, one of their senior cadres banagiriye icyizere cyo kuba perezida, areguye. Ntabwo yeguye gusa, agiye gushinga irindi shyaka rifite political ideology imeze nk'ibyo FPR yarwanyaga. That was a serious problem, very serious problem. Cya kabiri, Bizimungu ni umuntu wagiye ukurikirana fragility of the nation kuva muri ibyo biganiro byose byo mu Rugwiro bya 98, ari naho habagamo, kuko urumva buri ikibazo cy'inzibacyuho buriya cyakomeje kuganirwaho na nyuma y'ibiganiro, kuko buri gihe twiherezaga inzibacyuho yarangira igihe twari twarihaye tukabona still we are not ready. Kuko urumva gusohoka mu nzibacyuho byagusabaga ibintu nka bitatu. Byagusabaga kuba hari state institutions umaze kuzubaka, byibutse nk'ubutabera, abantu batangiye kubona ubutabera. Byagusabaga kugira ngo ubutabera buboneke, byagusabaga a new constitution igomba gushingirwa andi mategeko. Byasabaga ikindi, byibuze kugira ngo n'abanyarwanda bitegure ariko bemeranye amashyaka arakora gute, kuko amashyaka ari yarabakanze in 93, 91, 94. Ari nabwo bemeranyije muri izo nama zo mu Rugwiro, aribwo bemeranyije consensus democracy. Haza a new constitution muri 2003, wari uyoboye komisiyo y'inteko ishinga amategeko, I mean yo kwiga itegeko nshinga Tito Rutaremara. Nibwo yaje kuvamo constitution, turayitora 2003. Nibwo bisaba rero ko tuva mu nzibacyuho hakaba amatora ya mbere. Icyo ndi kwibandaho aho ngaho niba ngo RPF yababajwe na betrayal cyane, ntabwo yatinye ko igiye kubona umukompetita mu matora. Ntabwo ikibazo ntekereza ko cyari umukompetita. Ikibazo ntekereza ko RPF yatinye ni abantu bari kumwe na Bizimungu, a new party and betrayal. Ariko nanone
ari ba bandi bahanganaga na FPR n'ubusanzwe bafite some sentiments, reka dukomoze ethnical kuri izo sentiments. ethnical sentiment dukomoje ko political ideology ari itandukanye na FPR. Nihe political ideology yari iri muri manifesto mbere yuko njya muri political, kubera ko sindi buyijyeho muri political manifesto zabo, kuko n'ubundi ishyaka ntabwo ryigeze ryandikwa, naba ndi bwo kuyamamaza. Ibyo ntabwo ari byo nshinzwe. ubwo ndashaka kureba ibitekerezo aho byatandukanye na FPR yari iriho. Ntabwo wigeze ukurikira ijambo rya Perezida Paul Kagame yavuze ryari avuga ko higeze kubaho rimwe abantu bo muri kabineti akumva yabafunga? ndabyibuka cyane, byari muri mu masengesho yo gusengera igihugu mu mwaka wa 2022. None se uribuka ikintu yavuze, ibibazo bari bamaze kugirana? Sendashonga ndabyibuka, niwe wari minisitiri, nari mfite imyaka 10 n'ingahe, ndibuka Sendashonga niwe wari minisitiri w'ubutegetsi. Urumva abacengezi bagabaga ibitero nabo, urumva hari abantu bicaga abaturage, abacengezi bicaga abaturage bakorana, bahereza amakuru FPR, na FPR nayo ingabo zagaba ibitero. Urumva niba ugabye igitero n'abaturage barimo bafashe imihiri n'imipanga bari kumwe n'abo bacengezi, isasu ntabwo ritoranye. Noneho hakazamo sentiments muri cabinet ya Bizimungu, kandi ukabona nta kintu ayikora iyo sentiments. Ndagira ngo iki kintu uko nutagikurikira neza, kugikurikira cyane rwose, uraza kongera kumbaza nabikeneye kuri iki kibazo, kandi ukita a follow up question. Za sentiments z'abantu bo muri FPR bumva ko bari bwo kuvugira Hutu, bari bahanganye n'iyindi n'abandi baba progressive, bavuga ko we need to do something, everything we can do kugira ngo intambara irangire. Ibyo rero niho abantu benshi bagiye mu buyanja. It was the same camp. Cya kabiri, RPF nabwo yari yiteguye icyo gihe intambara z'amashyaka, kuko abaturage muri munuza mu biganiro byo mu Rugwiro bari bamaze kukigaragaza ko batizera amashyaka. ntawe utinya ishyamba, of course. Wahoze ayoboye igihugu ufite n'abantu bafite those sentiments, batangije ishyaka out of betrayal. Niyo mpamvu urumva nta mukuru w'igihugu ukora ibyo bintu, kandi watresinga neza iryo shyaka, ugatresinga neza Nariri, ugatresinga neza n'abari inyuma y'ibyo bibazo, watresinga neza lift yatanzwe na Clinton ayihereza Perezida Bizimungu, ugatresinga abantu bigeze ku Kinshasa bagakorana inama na Desire Kabila amaze kutwirukana, bo muri iyi leta bahagera bagaceceka ntibavuga ibyo bavuganye. Watresinga ugasanga the whole thing is connected and it is treasonous. n'ubugambanyi. Huza utudomo ugasanga cyane birahura cyane. Nanjye nta kuntu nabyita. That was betrayed. hanyuma tuvuge and that was treasonous. ku gufungwa, tuganirize ku rugendo rwo gufungwa no kubabarirwa n'ubuzima bwo muri iyi minsi kuri Pastor Bizimungu. Gufungwa, yarafashwe arafungwa, acirwa urubanza, urukiko rusanga ari guilty, charges za treason, no kuteza n'ugunda muri rubanda. Sinibuka ibyaha byari nka bine ngira ngo. Yego. Arafungwa n'abana kirutinga, ntabwo ari we wenyine wafunzwe, n'abana kirutinga. Ariko abantu bangahera, sinibuka neza, ari ibintu bya kera. Now aza gusaba imbabazi, baza kumurekura, nubwo
abantu bose bumvaga bavuga uwo agende okay, araduhombeye ariko nimureka ave muri gereza agende. I think to me that was a very progressive sign of RPF to accept that. Ariko urumva RPF nayo ubwayo yagiye inyura mu nzira nyinshi cyane. So ubuzima abayeho, ndumva afite ibyo akora, afite imitungo, arabikurikirana, ndumva ngo anahembwa. Ndumva abadukurikiye nimwite ku ngoma nyine aho tuba twicaye ni nk'ibwami. Haba hari imirishyo kandi umurishyo ni umuco nyarwanda. Ni umuco nyarwanda. Icyo cyo ubundi nari narayobye, ntabwo navuga ubundi ingoma zitavuga. Ugomba kugira niwumvane nta nubwo ni nka za zindi zinuze. Ikintu kinakomeye cyane kinabirimo kinakomeye cyane, nigeze kumva ngo yashatse gutoroka anyura Kongo, sinzi niba baramugariye, ariko ibyo ni ibihuha numva mu bantu. Ariko he's okay in a quiet life, very quiet life. So reka dusoze kuri iyi ngingo nkubaza iyo wenda tuvuge iryo shyaka ribaho rikemerwa n'ibyo bitekerezo. Iyo ni hipoteze, ntabwo naganira hipoteze ngo y'iryo shyaka ribaho ngo hanyuma bikagenda gutya ngo byari kugenda gute. Ntabwo ndi umuraguzi, si n'umupfumu, ariko to me that was a bad idea of him. Reka dusoreze kuri iryo jambo, it was a bad idea. It was a bad, actually the worst idea. Byibuze yagenda akanatuza, yenda na FPR akagira akabona umwanya turi concile with RPF, akazageza igihe akabasezera agatangiza ishyaka nk'abandi. Maybe that would have made sense. Ariko you cannot resign, then the next day you are launching a political party. Who does that in that stage? Nakubwiye uko icyo gihe igihugu cyari kimeze. Who does that? Sibyo ko RPF yagiye yevuriwa, none se niyo bakayumba na bagahima icyo gihe nibo bamwe bari mu Gahima. Ndibuka ari umushinjacyaha mukuru wa Repubulika, umushinjacyaha mukuru, urumva bari mu bantu wari uyoboye abashinjacyaha bamushinja ari bike. Igihe kiza kugira nanone RPF grows, bamwe ikabaruka nabo bakagira misunderstandings n'abantu. Reka Kayumba niba ari hanze se, ba Rudasingwa niba ari hanze. Rudasingwa was the secretary general of RPF by then. Where is him? Where is Gahima? Kayumba was almost like the vice president to President Kagame, kuko ndabizi na relationship yari ihari, yari ikomeye cyane. Ariko ntekereza ko some of the intrigues and frictions zagiye ziba muri RPF na n'ubu ngubu nazavuga ngo iri stable uburyo friction zitabaho. Yewe no muri United States aba Democrats bamwe bavamo bakaba independent cyangwa se bakajya muri Republicans, na Republicans bamwe bakaza muri politics. Is never white and black. Mugabe Bob, thank you so much. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha uyu munsi no mu yindi minsi iri imbere. Murakoze cyane.